Ni igikorwa cyari cyitabiriwe na Honorable Sindikubwabo Jeanne Paul Museni, umuyobozi wa komisiyo y'imiyoborere muri RPF, ari kumwe n'abandi bayobozi batandukanye bo muri RPF ku rwego rw'igihugu no mu nzego z'umuryango. Bari bitabiriye umuhango wo guherekezanya kwigendera Ahishakiye Mutoni waguye mu muvundo wabaye ku itariki 23 Kamena, ubwo bari bashoje igikorwa cyo kwamamaza umukandida wa RPF Inkotanyi Paul Kagame mu karere ka Rubavu, maze bagashaka gusohoka ikivunge, ariko inzego z'umutekano zikagerageza kubakumira bakanga, bikarangira bamwe bahakomerekeye abandi basiga ubuzima, nk'uko bisobanurwa n'uzarerwa n'Imana Isa, umuvandimwe wa hafi ya nyakwigendera bari kumwe muri icyo gihe. Perezida amaze kudusezerera mu gihugu, arangije tugeze kuri porutayi nyine dusohoka, dusanga abapolisi batubwira ati mugiye kugenda gake gake, hano ngaha mugiye ikivunge hagwa abantu benshi. Arangije mbona abaturage b'inyuma ari ibisore sinzi wagira bakoze mu mupaka, baraza barasukuma bajyana imbere, n'ab'imbere nabo bagasunika bajyana inyuma. Birangira haguye abantu benshi, twe turi inyuma yabo tubona ab'imbere bose baguye, none ab'inyuma bagwaniza nabo guhita, biba ngombwa ko babagira nk'ikiraro nyine, niko guhita twifatanya turi abasore 6, duhita natwe tunyura hejuru y'abandi bantu. Natwe tujya kwakira abapolisi kuko twari twabonye ndakundi kundu ari umusaza haje uri mu giti hejuru, turamubwira ducira ingoni bahita bayimbereza, nanjye ngenda ndi gukubita ku maguru y'abantu kugira bakinguruka abo ngabo baguye. Mu kwegura hari abakorometse, arababaye cyane. Mu kwegura imbanguye kuri mushiki wanjye nawe yabaye kuri hariho no witabye Imana n'ubundi. Honorable Sindikubwabo Jeanne Paul Museni waje ahagarariye umuryango wa RPF Inkotanyi muri uyu muhango, yavuze ko bababajwe n'urupfu rw'uyu mwana w'umukobwa, ariko ko bazakomeza kuba hafi umuryango we. Nubwo twagize ibyago hakagira uwitaba Imana, ari nawe twari twaje guherekeza uyu munsi, ntabwo byaca intege abantu. Umuryango w'FPR Inkotanyi kuva ku rwego rw'umudugudu kugeza ku rwego rw'igihugu wagumye wifatanya n'uyu muryango, ni no muri urwo rwego twajangaha. Umuryango rero turakomeza gukurikirana imibereho y'uriya muryango usigaye, niba hari icyo ukwiye gufashwa kizagenda. Uwafashe ijambo mu izina ry'umuryango wa nyakwigendera yashimye cyane uburyo umuryango wa RPF Inkotanyi wababaye hafi mu gihe baburaga umwana wabo, ndetse kuri ubu bakaba banabafashije no kumuherekeza. Ahishakiye Mutoni atabarutse afite imyaka 19 y'ubukure. Ibikorwa byose bijyanye no kumuherekeza bikaba byagizwemo uruhare n'umuryango wa RPF Inkotanyi. Ubwo twari kwirimbi mu gikorwa cyo guherekeza uyu mwana w'umukobwa, hari andi makuru yatugezeho avuga ko undi muntu umwe muri 4 bakomeretse bari bakitabwaho n'abaganga mu bitaro bikuru bya Kigali CHK, nawe yaba amaze gushiramo umwuka, bikaba biteganijwe ko nawe aza gushyingurwa kuri uyu wa 4. Rafiki Kabenga, Flash FM, i Rubavu.